mwese ndabashuhuje aho muri, abari mu gitondo, abari nijoro, abari ku manywa, mwese ndabashuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Uyu uvuga nje nitwa Ndizeye Regan, ndi missionnaire, nkora umurimo w'Imana muri ubwo buryo bw'ubumissionnaire. Ikindi nigisha Bibiliya, niwo muhamagaro nawe gusobanura ibyanditswe, nibwo buryo Imana yampamagayemo mu gihe gisa nk'iki ngiki. Rero ndagira ngo nganire nawe mu magambo ari buze kuba makeya. Wowe uri munyumva muri uyu mwanya, ndabizi ko iyi record izagera henshi hatandukanye. Nanabasaba kugira ngo mwebwe muri kuri uru rubuga rwa diaspora, ni urubuga ruriho abantu benshi batandukanye, ingeri zitandukanye. Hariho abapasiteri, abarevera, hariho aba evangeliste, abavuga butumwa, abamisiyonere, abarimu bigisha Bibiliya, n'abanyeshuri ndetse n'abantu basanzwe. Rero iyi mbaga yose y'abantu bari kuri uru rubuga bari buze kumva ibi bintu, dufatikanye nawe muri bivuga butumwa, nubona ko bikwiriye. Iyi rekodi uzoyihe n'abantu, uzayishire no ku zindi mbuga, kubera ko nta bwoba mfite. Umwanditsi Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo erega ubutumwa bwiza ntibunteye isoni, ngo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, kandi ngo muri ubwo butumwa bwiza nimo ngo no gukiranuka kw'Imana, ngo duheshwa no kwizera Kristo gusa, kutava mu mategeko, ngo nimo ko gukiranuka kw'Imana guhishuka. Rero ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana ntibunteye isoni. Topic tugiye kuganiraho, impamvu mvuze ngo ntabwo bintera ubwoba kuba byagera no ku bantu benshi, nuko nzi ko idakunda kuganirwaho mu buryo ngiye kuyiganiraho. Topic y'uyu munsi irimo iganirwaho ni topic yo hejuru y'icacumi. Icacumi iki ni ikintu kitoroshe, abantu baremereje cyane, abandi baracyoroshya, gisenya imitima y'abantu benshi, ku buryo kugeza uyu munsi abantu benshi bazi ngo bari mu nzira y'irimbukiro bitewe n'uko badatanga icacumi nk'uko bikwiriye. Abandi ntibazi iyo barimo bagana, bari mu kavuyo, kubera ko ni topic itarigishijweho neza. Abavuga butumwa nagiye ntegera benshi, le pasteur, aba evangeliste, abarimu benshi nagiye ntegera bigisha ku cyacumi, nta n'umwe nje nigeze numva mu matorero aho twakuriye akibwirizaho ngo agisobanure, atangirire kumva n'imvano yacyo, acyuse asobanurire abantu, babwire n'uyu munsi wa none abihuze niba koko gisabwa cyangwa kidakenewe. So kubera iyo mpamvu uza kubwiriza wese ku cyacumi ahita aterura iki gipande cyo muri Malaki ibice 3 umurongo wa 10 ugakomeza, akabwira abantu ukuntu bashize, ukuntu ari abajura, ndetse abajura bakomeye batiba abino mu isi, ahubwo ari abajura ngo bava mu isi bakaja kwiba mu ijuru, abajura b'Imana, ukuntu bategereje umuriro w'inkazi uzorya abatizeye. Ibintu byinshi cyane bitera abakristo ubwoba, bikabatera kuba mu buzima bwo guhungabana. Yes, of course, abakristo benshi barabikenera kugitanga, ariko ntibabishobora kubera ko ni igikorwa cy'itegeko, kandi biravuga ngo amategeko atwereka icyiza, ariko ntatanga ubufasha na buto kugira ngo tubashe kugera kuri cya cyiza cyangwa se kugikora. Niyo mpamvu biri zivuga ngo amategeko yazi ngo n'ibyaha byarushirijeho kugwira. Rero ndagira ngo ngusobanurire Bibiliya yawe ufite. Byarambabaje mu cyumweru iki gishize, naho nasengeye, hatambutse umugabo ababaye cyane, afite ubwoba, ubona yahungabanye, avuga ukuntu ngo bamugendera abapasiteri kuwa gatandatu bucari ku cyumweru, bamubwira ukuntu ngo ari umujura yiba Imana, bamusobanurira ku cyacumi n'ibindi nk'ibyo, bamubwira ukuntu adakijijwe, yabaye umujura. Atambuka ninga mu ikanisa iyi Sunday ya Panakera, avuga ko agiye kwihana, ko yabaye umujura wiba Imana, ibintu byinshi cyane. Mbona arahungabanye, ariko kandi mbona nubwo yireze ntaruhutse, aravuga ngo still aracyakeneye abantu bamusobanurira kuri ibi bintu kuko biramunanira, kandi we abona ko bimugoye, ntaza ahari kuko atabisobanukiwe. Avuga ko rimwe na rimwe atabyemera mu isezerano rishya, ubundi ko babimubwira bagasa n'abamusukaho umuriro akabura ahagarara. Rero ndagira ngo ngusobanurire iyo Bibiliya yawe, wowe unyumva, umupapa, umumama, umuvugabutumwa, umupasiteri, umusore, umuhungu n'umukobwa, fata Bibiliya yawe tujanirane nawe,
dusobanure, ngufasha gusobanura ubwiru bw'Imana, ubwiru bw'ijambo abantu bagumye guhisha cyane kandi bwarahishutse. Abantu bicaranye za Bibiliya mu nda ariko ntibazumva. Abantu bafashe ubutumwa abamisiyoneri b'abazungu bazanye kera muri za 1915 ubutumwa bazanye bw'isezerano rya kera gusa, ntibahishura isezerano risha. Bazana ubutumwa bwo kunyaga abantu, bwo kwereka abantu uburyo k'amafaranga ariyo yubaka umurimo w'Imana, uburyo ki umukristo agomba kwitwararika, uburyo ko ubukristo ari umutwaro abantu bikoreye, ari umusaraba batagomba kwishima n'ibindi ngivyo, uburyo ko abantu bose ari abanyabyaha, uburyo ki abantu bose bigoye ijuru rizajamo imbarwa, baremereza ijuru, bararidadika, batuzanira ubwo butumwa. Bigisha icyacuma, amafaranga, amategeko ya Mose, ihema n'ibiti, babirunda mu bantu, hanyuma barigendera. Abantu babaho batazi icyo bari cyo muri Kristo Yesu. Ubwo butumwa nibwo le pasteur benshi bakomerejeho, baramuzamukana. Abandi arijo biga mu mateoloji bagiye biga muri ibyo bihe, abari byo bagira fondasiyo y'agakiza. Fondasiyo y'agakiza nyayo Kristo Yesu, ubyara gukiranuka gukwiriye mu muntu. Kristo Paulo yavuze ngo niwe tubwiriza wenyine, umanitswe ubambwe, niwe tubwiriza mu bantu. Abantu ntibabwiriza ubwo butumwa, buragenda burapfa mu bantu. Rero ndagira ngo abari byo nsobanura ibi bintu, fata Bibiliya yawe tujanirane, ndaguhira ibyanditswe biri muri Bibiliya yawe, ahasigaye usenga uganiriza umwuka wawe, ubwira ngo ese ibi birakwiriye nkora iki Imana. Umwuka wawe, umwuka w'Imana muri wowe azakubwira icyo gukora. Icyacumi, ndavuga ibintu bigera kuri 4. Iyo audio please nubwo iba ndende ntureke kuyitegera ngo irangire. Icyambere ndavuga itangiriro ry'icacumi, aho cyatangiriye n'uburyo cyagiye gikomeza kugeza aho cyarangiriye. Icya kabiri ndaza kuvuga intambwe zigera kuri 5 zituma kuri none Bibiliya itatwemerera kubwiriza hejuru y'icacumi cyangwa se gusaba abantu icacumi. Nje uvuga ibi ngibi mu basengewe basigwa amavuta abakozi b'Imana, nanjye ndimo. Harabo bagenda bavuga ngo impamvu abantu ngo batakibwiriza icacumi cyangwa ngo batacyemera n'iki ngo nukuranirwa kugitanga, ngo bitewe n'ibiki, ngo ntibumvira abapasiteri. No, nje uvuga ibi ndi mu bantu babwiriza, ndi umuvuga butumwa wasengewe, sengerwa as a pastor missionary. So ndabikubwira ibi nk'umukozi w'Imana, kandi mbihagazeho niteguye ku bibazo byose bizabazwa kuri iki kintu, kuri iyo audio nohereje, shobora kubisobanura bikuye mu ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe tujanirane. Icyacumi bwa mbere kivugwa muri Bibiliya kiravugwa mu gitabo cy'Itangiriro ibice 14 umurongo wa 18. Ni igihe Aburahamu yaragiye gutabara Loti n'umuryango we n'umukumbi we, byose byanyazwe, bijanwa n'abami 5 bari bakomeye muri icyo gihe. Ntabwo nje mu mateka maremare kubw'impamvu za Loti. Aburahamu ngo afata abagaragu 300 biwe baja kurwana urwo rugamba, bararwana bararunesha, bagarura Loti n'umuryango we wose n'umukumbi we, ndetse ngo banyaga n'iminyago muri abo bami, ibintu byabo barabizana. Ngo bagere mu kibaya, Aburahamu ageze mu kibaya, ngo umutambyi Melikisedeki aramwiyereka. Uyu Melikisedeki Bibiliya umwanditsi w'Abaheburayo amuvugaho cyane byinshi. Ni umwami w'i Salemu, byasiguraga ngo ni umwami w'amahoro. Yari ishusho ya Kristo Yesu uzaza kuba umutambyi mukuru mu isezerano rishya. Uyu Melikisedeki rero ngo ni umwami, ni umutambyi ngo utari ufite itangiriro ntagire n'iherezo. Ntiyari afite se, ntiyari afite nyina. Uyu yari igicucu cyangwa se ifoto ya Kristo Yesu. Aburahamu ngo bitewe n'ibyishimo by'uko yari yatsinze urugamba, Bibiliya izimbwira ngo agira igitekerezo wenyine bitavuye ku itegeko ry'Imana, ngo afata 1/10 atagisabwe n'urya Melikisedeki wenyine, ngo aravuga ngo kubwishimwe ryanjye, arabyibwira mu mutima, afata 1/10 kubw'Imana imukoreye, ngo 1/10 kuri ya minyago ibyo yanyaze. Mu yandi magambo, ibyo yambuye abantu. Kuri ubu ngubu twovuga ngo ibyibano, kuko isezerano rya kera byari byemewe kuja kurwana ku rugamba ukanyaga ibintu by'abandi ukabizana. Sibyo ko kuri ubu bitemewe.
ngo afata iminyago, imikumbi n'ibindi ibyo yari yanyaze, agenda afataho 1/10 agihereza Melikisedeki. Turihuse, aho niho hambere 10 kigaragara. Ahantu ha kabiri 10 kigaragara ni mu gitabo cy'Itangiriro nanone ibice 28 umurongo wa 20. Uyu ni Yakobo. Ni igihe nawe ngo yarahunze mwene se Yakobo, mwene se Esawu amaze kumunyaga umugisha wose, ngo ari mu rugendo. Yakobo ngo aragambirira wenyine, ngo ahiga umuhigo mu mutima, abwira Uwiteka, arahiga aravuga ngo mwami, nundinda ukandagira muri uru rugendo, ngo nkazabona icyo nywa n'icyo ndya n'icyo nambara, ngo nzaguha 1/10 mu mutungo wanjye. 10 cya kabiri kivuzwa mu bibiri kije ari umuhigo. Kandi nitugaruka neza ndaza kubisobanura ongeze kure mu isezerano risha biranti twemerera guhiga, kubera ko guhiga biriva ko ari igikorwa cyo kutizera. Mu isezerano rya kera bakoreshaga imihigo kubera ko batagiraga kwizera kwa Kristo Yesu muri bo. Kwizera kwari kutaravuka muri bo, kuko yisomye ijambo kwizera mu isezerano rya kera rizamo kabiri gusa, mu gitabo cyo guteka kwa kabiri n'igitabo cya Habakuki. Nta rindi jambo kwizera uzobona mu isezerano rya kera. So kwizera ni ikintu cyavutse muri twe mu isezerano risha bariho gishimangira kiza nk'umuntu ari we Kristo Yesu. Ubwo n'ubundi bwiru ni ikigwa kirekire, reka tubitambuke. Hanyuma ngo agira umuhigo. Rero abantu bahize umuhigo turababona nka ba Yefuta, babwiraga Imana ngo Mana mpize umuhigo, ninja kurwana urugamba karutsinda nkagaruka, ngo nzagutambira iki n'iki. Tubona ba Gideyoni Imana ibahamagara, baravuga ngo si wowe bivuze, niba basaba ibimenyetso n'ibindi. Rero ibintu by'imihigo n'ibimenyetso n'ibyo kenshi byakorwaga n'abantu mu isezerano rya kera kubera kwizera guke. Ariko kwizera mu isezerano risha biravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Rero iyo habayeho umuhigo ngo Mana nukora iki nanjye nzokora iki, haba habayeho gushidikanya ko ushobora kutagikora, uko ni ukwizera guke. Iryo si isezerano risha, ni isezerano rya kera. Uwo muhigo rero utangwa gutyo na Yakobo. Icyo ni 10 cya kabiri kigaragara. Reka nihute. 10 cya gatatu kigaragara mu gutegeka kwa kabiri. Ibipande simbisoma kubera umwanya. Gutegeka kwa kabiri igice cya 14 umurongo wa 22. Ni igihe Uwiteka yabwiye Mose batangiye urugendo rwo kuva muri Kanani n'Abanyesiraheli, abashubije rwo kuva muri Misiri Egiputa batashe iwabo muri Kanani muri Isiraheli. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo iki nicyo cya 10 cya mbere kigaragara nk'itegeko. Imana ibwira Mose ngo bwira Abanyesiraheli ubwo bwoko bwanje ngo bafate 1/10 mu mikumbi yabo, mu byo basaru babiguremo ibyo kurya, ngo nibagera mu gihe ngo ze bafata 1/10 ibyo baguze muri icyo 1/10, apana ngo babitambire Imana n'ibindi, ngo bicare, ngo buri muntu asangira n'umuryango we barye ibyo byo kurya babirye. Uzasome icyo gitabo kizagira. Turakomeje. 10 cya gatatu kigaragara muri Bibiliya. Asoro icyo cyari cya gatatu. 10 cya kane kigaragara muri Bibiliya kiri mu gutegeka kwa kabiri nanone igice cya 14 umurongo wa 28. Ni igihe Imana ibwira Mose cy'itegeko, nabwo nicyo kigaragaye kandi cy'itegeko cya kabiri mu mategeko ya Mose. Imana ibwira Mose ngo bwira Abanyesiraheli ngo buri uko imyaka 3 ishize, imyaka 3 baze bafata ngo 1/10 cy'umwaka wa nyuma, 1/10 ngo baze, apana ngo bagitambire Imana. Usome neza Gutegeka kwa kabiri 14:28. Ngo bafate buri muntu, buri nzu ya Isiraheli ngo ifate 1/10 cyayo. Icyo cya 14 ngo bakizane imbere y'ihema ry'ibonaniro. Hanyuma ngo bahamagare, ngo batumire imfubyi, abapfakazi, abasuhuke, strangers, ndetse ngo n'umulewi. N'abantu bane: imfubyi, umupfakazi n'umulewi ndetse n'umusuhuke. Abantu bane ngo bicare imbere y'ihema ry'ibonaniro, ngo basangire icyo cya 10 ngo cya nyuma y'imyaka 3, ngo bakirye bose imbere y'Imana, banezererwe hamwe bose, bishimane, bashimire Jehova.
cyo ni icya cumi cya kane kigaragaye. Murumva ibintu Imana ibafashe cyane. Icya cumi cya gatanu kigaragara mu gitabo cyo kubarana, the book of number, kubara ibice 18 umurongo wa 25. Ni icya cumi ngo Imana none yabwiye Mose, iramubwira ngo buri munyisiraheli nanone azazana 1/10 buri uko umwaka ushize, ngo nibamara kuzana 1/10 ngo bakizanira abatambyi, hanyuma ngo babatambyi nabo ngo bongere bafate 1/10 muri cya 1/10 cyatanzwe. Ngaha hari ibintu rero, nabo ngo bagitambire Uwiteka Jehova, bagihereze Aroni umutambyi mukuru mu nzu y'Abalewi, nawe ngo agitambire Imana. Iki cya 10 cya gatanu kiri mu kubara, urumva kijemo ibya 12. Icya 10 kivuye ku bantu, ubwoko bwose bwa Isiraheli, ariko cya 10 cyatanzwe ngo abatambyi nabo bongere bagifate, ngo bakuremo 1/10 nabo bagitambira Uwiteka. Urumva habonetse icya 10 gihawe abatambyi kugira ngo bakirye, kubera ko ari ubwoko bwaturanyijwe inzu y'Abalewi ija ku ruhande, nta mugabane bafite. Hanyuma iki cya 10 rero nabo ngo bakuremo icya 10 bagitambire Uwiteka. Ngiki cya 10 rero kinagaruka mu gitabo cya Malaki ibice 3 umurongo wa 10. Imana ibwira abantu, irababwira ngo, ibwira abatambyi irababwira ngo, kuki abantu babaye abajura biba Imana. Iki cya 10 please abantu muhace akarongo. Iki cya 10 Imana ivuga muri Malaki ntabwo ari icya 10 igaya abantu ko batagitanze, no, ni icya 10 yabwiraga abatambyi ko mu bya 10 abantu batanze, muri cya 10 nabo bakagombye gukuramo ngo bagitambira Imana. Ngo bari basigaye bagiraga ingeso abatambyi, bagiraga ingeso yo gufata bagakuramo ibyiza byose bakabishira ku ruhande, ngo bagafata ibipfuye akaba ari byo batambira Yehova. Niyo mpamvu havuga ngo musigaye mufata ibipfuye, ibiboze, ibitagaragara, ibintu bidatunganye, ngo akaba ari byo mutambira Yehova. Mwabaye abajura biba Imana. Iki cya 10 cya Malaki ibice 3, iteka ryose abavuga butumwa n'abapasiteri babwiriza abantu babaciraho iteka. Ntabwo Imana yahoze ibwira Abanyesiraheli, yahoze ibwira abatambyi ko bafata ibyo bagatambiye Uwiteka bikwiriye bakabishira ku ruhande, bagatambira bidakwiriye. Ni cya 10 kiri mu kubara 18:25. Aho hantu simpatinze kubera ko ari rekodi. Rero ngize ibya 15 bivugwa muri Bibiliya. Reka mbaze ibibazo bigera kuri 4, hanyuma ndababwira izindi mpamvu 4 zigaragaza ko cya 10 kitemerewe gutangwa mu isezerano rishya. Ikibazo cya mbere ni irihe torero kuri uyu munsi wa none ririmo ribwiriza abantu ibi bya 15 rikabitandukanya kandi rikabwiriza abantu ko bagomba kubitanga? Ikibazo cya kabiri, ni irihe torero, ninde mupasiteri, ninde muvuga butumwa kuri none ubwiriza abantu, uha ubwiriza itorero kuzana 1/10 buri uko imyaka 3 ishize, ngo baze bazana 1/10 bahamagare abasuhuke, abantu bashya, abashitsi bakiza mu gihugu, strangers, bahamagara imfubyi n'abapfakazi ndetse n'umulewi, ngo bicarane imbere y'ihema ry'Imana cyangwa se imbere y'urusengero, tuvuga uko bicare ngo basangire kino cya 10. Ninde mupasiteri ujye ubwiriza icyo cya 10? Ikibazo cya gatatu, ninde mupasiteri, ninde muvuga butumwa, ni irihe torero kuri none ribwiriza kuzana icya 10 buri uko umwaka ushize, abantu bagahamagarana imiryango, buri muryango ukazana icya 10 ukicara imbere y'ihema ry'ibonaniro bakabisangirira hamwe n'imfubyi n'abapfakazi? Icya kane mbaza, ninde mupasiteri, ni irihe torero, ni abahe bavuga butumwa, ni abahe barimo kuri uyu munsi wa none bigisha abantu
apana bigisha abantu. Reka ngaruke kuri iki cya 10 navuze cya 4 be yacyo. Nabaye abapasiteri kuri none bafata icya 10 kiyaye gitangwa cyatanzwe nabo bagakuramo icya 10 batariganyije na gato bakagitangira Uwiteka. Ese bagitamba mu buhe buryo? Ngaha handi hantu hari akabazo gakomeye ko babwira abantu kuzana icya 10 cy'amategeko cy'isezerano rya kera kandi bakababwira ko batagitanze hari imivumo. Ibo ninde mu pasiteri uzumara nabagafata icya 10 akagikura nkuko twayibonye mu gitabo cyo kubara 18:25 no guteka kwa kabiri, nawe agasubira agafata cya 10 mu cya 10 cyatanzwe nawe akagitambira Jehova Uwiteka. Ese agitamba mu buhe buryo? Agihande agihuhe mutambyi mukuru ko bagihaga umutambyi mukuru abatambyi bato kugira ngo gitambire Uwiteka. Kuki babwiriza amategeko bakayacamo bakavuga bike ibindi bakabireka? Kandi Bibiliya iravuga Yakobo yaravuze ngo nimba wihaye ibisha amategeko wishe itegeko rimwe mu mategeko 10 naryishenda yose wayishe, umuvumo w'amategeko still ukuriho. Reka muremure ni audio. Reka mvuge impamvu zigera kuri 4 zituma Bibiliya itemera icya 10 mu isezerano rishya. Impamvu ya mbere, icya 10 cyahabwaga abatambyi n'abalewi kubera ko Uwiteka yavuze ngo nta mutambyi n'umulewi uzahabwa isanduku ry'isezerano ry'Imana n'imiryango yabo izoba icyo bazakora n'ibyo bizababeshaho. Mu isezerano rishya nta mutambyi uharutambira undi. Icyo kintu please mugira attention. Byaba biteye ubwoba abantu gucurika Bibiliya, umupasiteri umuvugabutumwa agahindura Bibiliya kuvuga amaronko ye n'ibitekerezo bye, agahakana icyo Bibiliya ivuga ahubwo agomba gutsimbarara ku bitekerezo bye. Ninde wababwiye ko pasiteri ari umutambyi w'isezerano rishya? Muduhe byibuze umurongo umwe gusa apana ibiri uvuga icyo kintu. Nababwiye ngo njye mbabwira byose ndababwira ibyanditswe kandi mu byisomera. Bibiliya iravuga ngo twese twabaye abatambyi mu isezerano rishya. Umuntu wese ukijijwe ni umutambyi n'umwami n'umwishikire ku Mana. Hanyuma Kristo Yesu ngo abe umutambyi mukuru. Ibyo turabisoma he? Soma, fata Bibiliya yawe usome mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, soma ibice 2 usoma umurongo wa 5 mu urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo namwe ubwanyu muri amabuye mazima yubakishwa inzu yo mu buryo bw'umwuka kugira ngo mube abatambyi bera batamba ibitambo byo mu buryo bw'umwuka byemerwa byemerwa n'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Umuntu wese ukijijwe Bibiliya iravuga ngo nawe uri umutambyi ariko utamba ibintu by'umwuka, ibitambo by'umwuka ngo byemerwa n'Imana binyuze mu buryo bw'umwuka. Cyo ni igipande kimwe. Ndaguha ikindi gipande cya kabiri kivuga ko umuntu wese ukijijwe mu isezerano rishya ari umutambyi atari umupasiteri ahubwo ari umuntu wese. Soma igitabo cya Revelation ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 5 ugeze ku wa 6. Bibiliya iravuze ngo no kuri Yesu Kristo umuhamya wizerwa, imfura mu kuzuka mu bapfuye, akaba n'umutware utwara abami bo mu isi. We udukunda kandi watubohoye akatuvana mu byaha byacu akoresheje amaraso ye bwite. Umurongo wa 6 usome niho bivuga neza. Byahishuwe rimwe umurongo wa 6. Akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana. Tegera, uwo Kristo ngo niwe waduhinduye abami n'abatambyi b'Imana ye ari nayo se.
ni koko nahabwa ikuzo n'ubushobozi iteka ryose, amen. Ariko nkunda Bibiliya bacu. Reka ngo ikindi cyanditswe wongere usome mu byahishuwe 26 umwanya wagereka ndeke kubasoma. Ahandi hantu usoma habivuga neza. Soma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero nanone munsi buke yatwara twasomye, usome ibice 2 umurongo wa 9. Ndimo ndakubwira ukuntu isezerano risho umuntu wese ari umutambyi. Bibiliya iravuze ngo ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi n'abami, ishyanga ryera, abantu Imana yatoranyije ngo babe umutungo wayo, kugira ngo mutangaze mu mahanga yose imico ibahuje. Amen. Umutima wanje uranezerewe. Mu yandi magambo, mu isezerano risha umuntu wese n'umutambyi. Iyo niyo mpamvu ya mbere nababwiye yerekana ko tutemerewe gutanga icyacu mu isezerano risha. Iyo rekanye iveho kubera umwanya. Iyo mpamvu ya mbere ifite B yayo, ifite A na B. Iyo ni A. B yayo, niba abapasiteri ari bo batambyi, rero tubashira ibihe bitambo batamba. Bibiliya iravuga ngo ibitambo mu isezerano risha ni imibiri yacu. Abaroma 12:1 Pawulo yaravuze ngo mutambe imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Nta bitambo by'inyamaswa, inka, ihene n'intama n'ibindi bigitambwa. No. None se imibiri yacu tuzoyishira abapasiteri baje kuyitamba? Aha. Icyo reka ngitambuke. Muri hangana rekodi ibaye ndenda gukoresha kose tuze kuyitegera. Impamvu ya kabiri igaragaza ko icyacu kitemerewe gutambwa. Icyacu cyari kubw'amategeko. It was in Mosaic law, amategeko ya Mose. Mu mategeko Mose yahawe 613 nimwe icyacu kiza gishukamo. Uretse cyacu Abraham na Yakobo batekereje gutamba bonyene. Ibindi ibyacu bindi byose twasubonye munsi bitatu na amategeko ya Mose, nibyo byacu Imana yatanze. Yabitanze mu mategeko 613. Rero ntabwo impamvu yerekana ko tagomba gutanga icyacu mu isezerano risha. Bibiliya ivuga neza ko tutagitwarwa n'amategeko mu isezerano risha, ahubwo dutwarwa n'ubuntu bw'Imana n'umwuka w'Imana Yehova, umwuka w'Imana muri twebwe. Ibitabo bigaragaza Abagalatiya 3:24 kugeza kuri 26. Bibiliya ivuga ngo simpasoma kubera umwanya. Abagalatiya 3:26 Bibiliya ivuga ngo nuko rero uko turinzwe gutwarwa, twatwarwaga ngo n'amategeko, twatwarwa na ya mategeko. Hakavuga ngo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera utujana ukatugeza kuri Kristo Yesu. Abagalatiya 4:4 hazavuga ngo igihe gikwiriye gisohoye, Kristo aravuka abyarwa n'umugore ngo akuratwarwa n'amategeko kugira ngo abohore bageza kubwo buntu binyuze mu kwizera. Abagalatiya 5:4 Abagalatiya 5:4 hazavuga ibintu biteye ubwoba ku bantu bagitwarwa n'amategeko, bacemera amategeko ya Mose, bacemera amategeko y'isezerano rya kera. Hazavuga ngo nuko yemwe mwebwe abashaka gutwarwa n'amategeko ngo muravume, ngo muri bivume, kuko ngo mwaguye muvuye mu buntu bw'Imana. Abaheburayo 7:18 hakavuga ngo itegeko rya mbere ryakuweho, amategeko ya kera ya mbere yakuweho kubw'umumaro wayo ngo make, kuko ngo amategeko nta cyiza yigeze ageza ku bantu, nta nico yigeze amarira ku bantu, ahubwo ngo amategeko byari ibyiringiro by'ibyiza bizaza. Icyo nacyo ndagitambutse. Yohana igice cya 1:17 azavuga kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ngo ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo Yesu. Rero impamvu ya kabiri ituma mvuga ko icyacu kitemewe mu isezerano risha, icyacu cyatanzwe mu mategeko, ariko amategeko birivuga ngo 613 yose Pawulo yabyandika Abakolosayi ngo na rwa rwandiko rw'amategeko rwaturegaga Kristo ngo yararubambanywe ku musaraba. Haleluya. Urwandiko rw'amategeko rwaturegaga ngo Kristo Yesu yararubambanywe ku musaraba.
Yesu nawe yigeze kubivugaho muri Yohana, aravuga ngo amategeko ndetse ngo n'ibyahanuwe. Ubwo yavugaga isezerano rya kera ko rigabuyemo ibice bibiri, amategeko n'ibyahanuwe, ngo byabayeho kugeza mu gihe cya Yohana Umubatiza gusa. Ahandi abantu igipande bitwararika ariko babesha badasobanukirwa, naho Yesu yavuze ngo ntimutekereze ko naje gukuraho amategeko. Muri Matayo 7, sinaje gukuraho amategeko ahubwo ngaje kuyasohoza. Abantu bakibesha ngo kuyakomeza. No, Yesu ndiyavuze kuyakomeza, yaravuze ngo naje kuyasohoza. Muri make naje gukora ibyo amategeko yavugaga kugira ngo mpere ko nyakureho, singiriza abantu agakiza kazanyura mu kunyizera gusa, kuko amategeko ntiyari kuvaho hatabonye umuntu yasohora gusohoza ibyo yavugaga. Ndihusa. Impamvu ya gatatu igaragaza ko tutagomba gutanga icya cumi mu isezerano rishya, ari nayo mpamvu abantu bahagararaho bavuga ngo icya cumi kigomba gutangwa. Abantu baravuga ngo ni ukugira ngo inzu y'Imana yubakwe. Iyo usomye Bibiliya isezerano rishya, nta na hamwe Bibiliya ivuga ko inzu y'Imana ari izi nzu twubaka z'amadafari n'amategura n'amabati n'ibindi. No, Bibiliya ivuga ko inzu y'Imana mu isezerano rishya ari umubiri wacu, ari imibiri yacu, ari ingingo zacu, ari imitima yacu. Urwo nirwo rusengero rw'Imana. Yesu yabipfuye n'abafarisayo, Yesaya yabihanuyeho. Urasoma Yesaya 66 umurongo wa 2, yaravuze ngo Imana Yesaya bihanuraga avuga ngo ese ni inzuki. Yaravuze ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi nayo ngo ni intebe y'ibirenge by'Imana. Aravuga ngo ni inzuki mwokubakira Uwiteka, ni inzuki mwakubakira Uwiteka. Ni iyihe nzu ngo yubatswe n'abantu nje nabamo? Kuko ngo inzu nishimira ari imitima y'abantu banje banyubaha. Iki gipande Yesu yashatse kigaragaza igihe yasanze abantu mu rusengero mu gitabo cya Yohana, ngo arabakubita cyane arabasohora. Abantu baza bihenda ngo yabikoze ngo kugaragaza agaciro k'iriya nzu y'amabati bari barimo. No, yabikoze ashaka kuvuga iki gipande cya Yesaya. Abantu ngo abayuda baramwegera baramubwira ngo iki ni ikihe kimenyetso watwereka gitumye ukora ibi bintu? Yesu arababwira ngo ni mu rusengero nonaha ngo nje ndwubake mu minsi 3. Yavugaga uruso nk'umubiri we, abantu bazasenya nyuma y'iminsi 3 akarwubaka. Iminsi 3 yamaze mumva, ku munsi wa 3 arazuka. Intumwa nazo zabivuzeho ngo zibonye Yesu ko yazutse, ngo bama bavuga ngo ni ukuri, ngo nibyo yavugaga cyagiye mu rusengero. Ngo urusengero yavugaga ngo bazasenya ku minsi 3 akarwubaka, ngo rwari umubiri wiwe. Yagaragazaga ukuntu urusengero mu isezerano rishya Imana itazaba ikiba muri iyi nzu, itazaba ikiba mu ihema, ahubwo ihema rizahinduka imibiri yacu n'imitima yacu, akaba ari mwe Imana itura. Ngibi ibipande bigaragaza ko imibiri yacu ari zo nsengero z'umwuka, insengero z'umwuka atari izi nzu tubamo z'amabati. Urabisoma mu gitabo, urabisoma mu gitabo cy'Abaroma, Abakorinto ba mbere 6:15, Abaefeso 2:22, Abaroma 12:1. Ibyo bipande byose biragenda bikubwira ukuntu imibiri yacu, imitima yacu ari zo nsengero z'umwuka, ari rwo rusengero rw'Imana mu isezerano rishya. Rero nta bya 10 bihaba ngo byo kubaka inzu y'Imana. Inzu y'Imana nitwe. Hariya handi duteranira twubaka ku mafaranga yacu bisanzwe, hariho ariyo nzu y'Imana Imana ivuga mu isezerano rishya. Impamvu ya 4 igaragaza ko tutagomba gutanga icyacu mu isezerano rishya, nta na hamwe icya 10 kigaragara mu isezerano rishya. Icya 10 kigaragara mu isezerano rya kera gusa. Icya 10 kivugwa mu isezerano rishya ni hamwe gusa. Naho Yesu nabwo ngo yaza tukabafarisayo, yaza cyamba abafarisayo, ntiyigeze acigishaho kundumwa ku bantu be. Arababwira ngo mwe muravuga iby'amategeko gusa, murarwaniriza gutangira icya 10 ndetse no kumboga mwasoromye isogi n'ibindi mukageraho mu bitanga icya 10, ngo ariko ibindi biva mu mategeko bivugwa ntimubikore. Yababwiraga ko niba bihaye gukora iby'amategeko bagomba kubisohoza byose bakabikora kugira ngo barebe ko babona gukiranuka gutangwa n'amategeko. Aravuga ngo mwakagombye kubikora n'ibyo nabyo, ngo ariko nabira bindi mukabikora. Ngo agere umunsi avuga akantu k'ubwenge cyane, aravuga ngo ni guki muyungurura agashishi akanyegere, ngo ariko mukamira inka.
mukamira ingamiya. Mu yandi magambo ni kuki mufata dutoya mushoboye gukora amategeko akaba ari two mukora, binini biremereye mukabireka ntimubikora, abereka ko nta gukiranuka ko amategeko bazigera babona. Rero icyacumi nta hantu na hamwe kivugwa mu isezerano rishya. Ikindi abantu bahura isezerano rishya n'isezerano rya kera ntibihuye please. Isezerano rishya hari abavuga ngo ryaje ngo kuzuzanya n'irya kera, sibyo. Biri biravuga ngo kuko Imana yagaye isezerano rya kera bigaragara ko rituzuye, ngo byatumye itangirisha. Abaheburayo 8 ugumye gusoma guhera kuri 7 kugeza ku 13, Imana ivuga isezerano izosezerana n'inzu ya Israheli. Iyo ugeze ku Baheburayo 8:13 wasomye hazama havuga ngo kuko Uwiteka yavuze ati isezerano risha. Ibyo bigaragaza ko yashajishije irya kera, kandi ubwo gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. So soma Baheburayo 10 naho umurongo wa mbere. Abaheburayo ibice 7. Urwandiko rw'Abaheburayo rwose rugenda ruvuga ukuntu isezerano risha ryaje gusimbura irya kera, kuko irya kera ryagaragaye ko rituzuye. Rero bene data, icyacumi kitabwirijwe na Paulo atigeze avugaho mu nzandiko 13 yavuze. Icyacumi Yesu atigeze abwirizaho n'umunsi umwe mu myaka 33 yabaye ku isi, imyaka 3 n'igice yamaze muri ministeri ye ku isi. Icyacumi Yohana atavuzeho, icyacumi Petero atabwirijeho kuva kuri message ye ya mbere umwuka wera kimanuka, umwuka wera kibabatiza, babatizwa umwuka wera. Icyacumi nta ntumwa n'imwe yabwirijeho. Nuwuhe mwuka w'Imana ubahatira kubwira abantu ko barimbutse kubera kudatanga icyacumi? Ndashaka kumbeza umurongo umwe aho intumwa zabwirije icyacumi mu isezerano rishya. Bene data, reka ndekeraho kuko audio yabaye ndende. Ntanga conclusion yanjye. Niba ukomeza gushaka gukiranuka kuvuye mu mategeko, sohoza ibyo amategeko avuga byose. Paulo yandikira Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 10 yarababwiye ngo nuko rero ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu mategeko ngo bisohoze byose uko bivuga. Kuko ngo ushaka gutsindishirizwa n'amategeko ngo azobeshwaho nayo, ariko ngo biringiye ubuntu bw'Imana no gutsindishirizwa kwizera Kristo Yesu bazabeshwaho nabwo. Urukundo rwarashize mu bantu. Yesu yafashe amategeko 10 yose ya Mose nyuma yo kubamba rya 613 ku musaraba yakuyeho, afata amategeko ya Mose ayahina n'itegeko rimwe, aje kuja mu ijuru asigabwiye intumwa arazibwira ngo nuko rero ngo itegeko mbasigiye ni rimwe gusa, ngo mukundane kuko nanje nabakunze. Mukundane kuko Imana yabakunze, ngo mukunde Imana, kundisha Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose. Ahasigaye ngo mukundane namwe. Itegeko ry'urukundo abantu bararyisha. Nta mupasiteri ukibwiriza ku itegeko ry'urukundo, kuko daboro bubwabo nta rukundo rubarimo. N'umwiryane mu matorero aho umupasiteri aciye uwundi aracisha umuriro, ntibakivugana. Urukundo rwarashize, barasa n'abari muri competition. Abakristo urukundo rwarakonje kuko ntibakibwirizwa Kristo Yesu amanitswe, ntibabwirizwa urukundo rwa Kristo Yesu. Umwuka w'Imana arasa n'uwapfuye mu bantu ko bararwana n'ibisha amategeko gusa. Hari uwo mperutse kuganira nawe anshambira undi ambwira ukuntu ndari umurozi, ngo nganira n'urya wundi nambwira ukuntu waba ari umwiji. N'ibyo bantu basigaye biberamo, simvuga bose, abungeri bamwe n'ibyo barimo, bari mu maronko gusa ko barishakira iby'amaronko. Nimubwiriza abantu Kristo Yesu. Reka mvuga aya magambo nsoza. Itorero ntabwo ryubakwa n'amafaranga, itorero ryubakwa n'umwuka wera, kubera ko itorero ari iry'umwuka kandi ari iry'Imana. Iyo umwuka wera yamanutse, iyo abantu buzuye umwuka, amafaranga aratangwa, abantu bativovose, badaciriweho iteka, badasutsweho umuriro w'amategeko ya Mose. Icya kabiri, wowe wa mupasiteri we wamuvuga butumwa we uhaye urundurira abantu umuriro w'icyacumi ngo bazasha bazabiro, wowe urabyuzuza uragitanga, nkuko ibyo byacumi bitanu tuvuze urabitanga udasize na kimwe. Kuko birera avuga ngo ni wica itegeko rimwe n'ayandi 9 wayisha. Nimba wihaye ibyo amategeko bikore byose, nimba utabishoboye manika amaboko ubwira Uwiteka nkeneye gutsindishirizwa nawe, nkeneye gutsindishirizwa n'ubuntu. Wizere Kristo Yesu azagutsindishiriza. Itorero ntirikeneye amafaranga ngo niho ryubakwa, rikeneye
bakeneye umwuka wera. Abakristo bakeneye kubwirizwa Kristo, bakuzura umwuka. Nibuzura umwuka, amafaranga n'ibindi byose bikenewe bizaboneka. Ariko nimubwiriza abantu umwuka wera. Kristo Yesu kumanuka mu ijuru ntiyaherekejwe n'amafaranga. Itorero rya mbere ry'intumwa n'abahanuzi ryubakwa ntabwo ryubakitse ku mafaranga. N'igihe cyose intumwa ngo zavugaga ku mafaranga, bivuze ngo iyo zambaraga kubwiriza ngo habagaho gukoza amafaranga. Ariko ngo ayo mafaranga bakozaga ngo abantu barateranyaga b'itorero ngo bayakahereza intumwa kugira ngo azagende afashe imfubyi n'abapfakazi. Uzabibona mu itorero ry'i Tesalonike, itorero ry'Abakorinto, ngo Pawulo aje kuhava ngo baraterateranya ifeza n'ibindi ngo baramuhereza, baramutekerera kugira ngo azajya muri imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Imfubyi ntizikirebwa, abapfakazi ntibakirebwa, abatishoboye ntibakirebwa, ahubwo abantu gusa ko barabwiriza abantu inyuguti. Bibiliya ivuga ngo amategeko ntiyaje kuri igisubizo cy'Abakristo, amategeko yaje kwerekana ko abantu bakeneye umucunguzi ari we Kristo Yesu. Kristo ngo azarayasohoza ibyo yavugaga, azana agakiza kubwo buntu no kumwizera. Twuzuzwa umwuka ntitwabiheshejwe n'amafaranga. Ni kuko iby'isi ari byo byafashe iya mbere mu itorero. Abakristo ntibacumva Imana. Bene data, aya makuru muyashitse ahantu hose. Iyi audio ndasaba ngo uyohereze ku rubuga rwose nyuma yo kuyitegera. Iminsi yose Yesu yabwirije ku isi ntaho tubona agaseke ngo k'amatora k'ibya cumi n'ibindi. Iminsi yose Pawulo yabwirije ubutumwa, yavugaga Kristo wamanitswe bamwe. Yabibwiye Abagalatiya, arababwira ngo mwabapfapfa mwe n'indi w'abarozi, mwatangiye iby'umwuka none muherutse iby'umubiri, muherutse iby'amategeko. Imana ibafashe bene data. Tanga iyi audio, Imana iri mu ijuru ibaha umugisha. Uwavugaga aya magambo yari missionnaire Ndizeye Regan. Utazagira icyo asobanukirwa wenda atari ku rubuga ngo abone iyi nimero yanje.